Hello, nitwa Genimana Jean de Dieu. Muri uyu mwanya ngiye kubereka porogaramu maze iminsi nubaka. Iyi ni porogaramu izajya ifasha abantu gukora translation. Niba hari aho ujya hurira no gukora translation, uvana mu kinyarwanda ushyira mu zindi ndimi, uvana mu zindi ndimi ushyira mu kinyarwanda, iyi porogaramu ni yawe kabisa. Iyi porogaramu ikora neza. Forget about Google Translate. Nibagirwe Google Translate. Iyi niyo ya mbere ikora neza kandi aka kanya ngiye kubikwereka. Iyi porogaramu yitwa Prestige Translate. Effortless Accurate Kinyarwanda Translations. Impamvu iyi porogaramu itandukanye n'izindi ushobora kuba uzi nuko yo ikoresha izo twita AI models cyangwa se ubwenge buhimbano cyangwa se artificial intelligence models ziteye imbere cyane, zisobanukiwe, izo bita thinking models, za zindi zitekereza zikaguha ibintu zibanje kubitekerezaho bihagije. Tubasha gutranslatinga tuvana mu ndimi zigera kuri 6 kugeza ushyira mu kinyarwanda cyangwa se uvana mu kinyarwanda ujyana mu izo ndimi nkuko uri buze kubibona nidutangira kubikora. Iyo winjiye rero kuri urubuga ubasha kubona igiciro duca, kuko ntabwo ari ubuntu, izi modo zirishurwa, ntabwo ari ubuntu, ariko twishyuza amafaranga make cyane ubigereranyije n'inyungu umuntu abibonamo. Iyo umuntu agitangira abona credit 500 z'ubuntu zingana zishobora kumufasha gutranslatinga amagambo 665, hanyuma akaza kwishyura 0.75 kuri buri jambo za translatinga nyuma yo kumara izo zindi, hanyuma agatranslatinga document ashaka. Ntabwo bihenze, uzabona ko ari ibintu byiza kandi bimeze neza. Ibyo ni ibyo ngusezeranya. Hanyuma ibindi tugusezeranya nuko iyi porogaramu itandukanye na za Google Translate n'izindi, nuko yo ikora translation iri accurate, icyo twita context, understanding context, ikaguha ibintu within context, ku buryo context nta kintu urayihinduraho. Icyo akoze kuko ari AI, akaba ari artificial intelligence, ushobora gusanga hari udukosora nk'amagambo itanditse neza n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, na nyine hari amagambo itanditse neza, hari interuro itanditse neza, ushobora kuzikosora, ariko context yo ntabwo ikosora kuko iba yayikoze neza. Ari nayo advantage ya mbere ubona. Ndibuze gukora demonstrations, uri buze kubona uburyo ibyo nkubwira ari ibintu by'ukuri. Ngusezeranye accuracy igera kuri 95 ndetse no hejuru yayo. Muri make ushobora gufata inyandiko ukayishyiramo ugahita uyishyira hanze uko yakabaye, nta n'amagambo uhinduyemo cyangwa se ugahinduramo amagambo make. Tekereza nawe tool ishobora kugukorera ibintu ku kigero cya 95% no kuzamura. Just imagine. Rero ibyo nizeye ko mukanya ndibuze kubikwereka. Ibyo bishobora kuba amagambo yanjye ubu ngubu, ariko nintangira kubikwereka uri buze kubona ko nta kinyoma kibirimo. Iyo ugiye gutangira ukanda hano kuri login, ubwo iyo umaze kuri login uhita ubona za credit 500 z'ubu. Ukanda hano kuri login, ugakanda hano kuri login with Google. Muri make ugomba kuba ufite account ya Gmail cyangwa se account ya Google, ugahita ukanda hano. Iyo hakanze urakomeza, ubwo nyine urahita ushiramo account yawe hano, ubundi ukande next kugeza nyine birangiye. Ubundi kindi baragusaba no gusetinga username, urashyiramo amagambo runaka, ubundi bibe birarangiye ube ushobora gutangira gukoresha iyi program. Icyo ntabwo ari ikintu kigoye, nizeye ko uri buze kugikora sawa. Hanyuma hano mfite account, aho iyi ni account yanjye nk'umwadmin, ariko reka nkwereke account y'umuntu utari admin. Iyi ngiyi iyi nayo ni account yanjye, ariko iyo ntabwo ari admin. Urabona ko byandi byose birahari. Iyo ugiye muri translate, iyo utari umwadmin nyine ubona aka kantu aka niko ushobora gukanda kugira ngo ugure credits. Hano urabona handitse ngo get more credits. Iyo hakanze bahita bakubaza credit ushaka kugura, iz'ibihumbi 2500, iza 5, iz'ibihumbi 10. Aya ni amanyarwanda, ntabwo ari amadolari. Iz'ibihumbi 25, iz'ibihumbi 50, iz'ibihumbi 100, bikurikije n'akazi ukora kare. Ushobora gusanga translation ariko kazi kayo ka buri munsi ushobora kugura credit nyinshi, kuko nyine nawe ubukorera amafaranga mu byo ukora. Niba atari n'akazi kayo ka buri munsi ushobora kugura nk'iz'ibihumbi 5 bitewe na translation ushaka uzakora, ibintu nk'ibyo. Iyo ukanze hano bahita bakujyana ahantu ushobora kwishyura. Reka mpakande
wenda mvuge ko mpisemo credit z'ibihumbi 2,500. nkimara kwakanda twafatanyije n'aba bantu bitwa Flutterwave kugira badufashe gukora payments. Amafaranga ugomba kwishyura ni aya ngaya, ku bihumbi 2,500 hiyongereyeho charges, udufaranga duke. Uraza ugahita ushyiramo nimero yawe ya telefone, utangije 250 78 35 46 7 wenda 5. Iyi nimero wenda tuvuge ko ari yawe, mvuye kwandika nimero ubwo nyirayo sinzi uwari we, ariko mvuye kwandika nimero. Iyo umaje kwandika nimero, cyase reka nandika nimero yanjye kugira ngo ntaza guteza undi muntu ibibazo. 42 39 311 0,8 Iyo maje kwandikamo nimero yanjye nayanditse nkuko babinsabye, mpita nkanda kuri pay. Iyo maje gukanda kuri pay, mpita nkanda kuri proceed. Majije gukanda kuri proceed, bahita banyoherereza code kuri ya nimero ya telefone. Iyo code nkahita nyishyiramo hano, payment kabirarangiye. Ubwo payment kabirarangiye, ako kanya credit zikahita zijya kuri email yawe, hanyuma ukabasha kuzikoresha. Hano ntabwo code ndibuze kuyishyiramo bitewe nuko nyine ntakeneye kugura, ariko ari wowe wahita uyishyiramo bigahita birangira, ugahita bagucaginga. Ubwo reka nsubire inyuma, canceling. Yes, ibyo bikaba birabaye. Hanyuma nta kindi uhita utangira ugatranslating. Nkuko bibona hano, urabona ko iyo ushaka gutangira translation, ushobora gutangira wandika muri text area twagushireho hano, ugahita ukanda create translation, cyangwa se ugakanda hano new translation. Byaterwa naho ushaka. Ushobora gutangira ushyiramo amagambo hano, ugahita ukanda kuri new translation, cyangwa se ugakanda hano. Byaterwa naho ushaka. Izi cards zikubwira translations wakoze, amagambo meje gutranslatinga, credits zisigaye n'amagambo zishobora gutranslatinga. Ni just for your information, ibintu nk'ibyo. Okay, reka tuvuge ko ngiye gukora translation, ariko ntabwo nshaka gukoresha account, cyangwa se reka nyikoresha kuko ndafitemo credits nashyizemo, nshobora gukoresha ibyo ngiye gukora. Ndaza nkanda hano kuri new translation. Urabona ko iyi window isifunguka iri empty, nta kintu kirimo kuko nta kintu nashyizemo. Uhita utangirira hano hejuru. Tuvuge ko ushaka gutranslatinga uvana mu cyongereza ushyira mu kinyarwanda, nta kintu uri buhindure. Ariko ushobora gukenera gutranslatinga uvana mu gifaransa ushyira mu kinyarwanda, wakanda igifaransa. Niba ushaka gutranslatinga uvana mu giportugal ushyira mu kinyarwanda, urakanda igiportugal. Nyine uhitamo indimi uko ubishaka. Hano katuvuge ko tugiye guhera ku cyongereza. Yes. Ikindi ushobora kuba ushaka no kuvana mu kinyarwanda ushyira mu zindi ndimi, uhita ukanda kuri kuri utu fresh tubiri. Iyo ukanze iraswapping, ikinyarwanda kikabanza hano, za ndimi zikaza hano. None ukaba ushobora guhitamo n'uruhero urimo ushaka gushyiramo ibintu biri mu kinyarwanda. Tekeza ko akantu ukumvise kuko ni akantu kari useful cyane. Ikindi ugomba kumenya, aka kantu kari resizable. Niba amagambo ari hano ushaka kuyasoma neza, ushobora kugira gutya ukagera nk'aha ngaha, ubundi ugasoma. Urabona iyi window yabaye nini. Cyangwa se nitumara gutranslatinga, igihe dufite amagambo hano dushobora gukenera gusoma amagambo hano, ibya hano kuko tutabikeneye dushobora kugabanya. Ibyo niko porogaramu nayubatse, niko nashatse ko ikora. Hanyuma rero reka dutangire dutranslatinga. Ibyo ngiye guheraho ni ukuvana mu cyongereza shira, reka tuvane mu kinyarwanda dushira mu cyongereza, abariho duhera. Mfite amagambo hano nateguye nshaka kuberekeraho. Kadufate amagambo nateganyije mu kinyarwanda nayakuye mu kinyamakuru Igihe, kanyakopiye ngaruke hano nyishyiremo hano. Bahita bakwereka aya magambo aragutwara ama credit angana iki, 180. Uhita ureba credits ufite hano ukavuga uti okay I am good. Ariko niyo zaba ari nkeya irabikubwira. Ikintu ugomba kumenya ni uko ugomba guhora uzi neza yuko ugomba kuba ufite credit 300 kugira ngo ukore. Ntabwo nyine credit ziri munsi ya 300 tuzemera, ntabwo tuzemera. Hano biri kwemera kuko just iyi account iri free, ariko iyo wishe credit duhera kuri 300 kuzamura. Hanyuma rero hano icyo tugiye gukora ni iki. Ni ukuvuga ngo
tugiye gutranslatinga nta kindi uhita ukora, ukanda hano kuri translate. ubwo nuvuga ngo turi kuvana aya magambo tuyashyira mu cyongereza. Hanyuma nk'uko hano habyanditse ngo AI generated translations may not be 100% accurate, please verify critical translations with human expert. Nk'uko AI imeze kugeza ubu, ntabwo AI yikoresha ubwayo, ahubwo AI nitwe tuyikoresha. Ni ukuvuga ngo ibintu AI iri gukora biba bikeneye kuba verifiable. Umuntu ufite ubwenge buzima uzi ibyo akora aba agomba kuverifyinga ibyakozwe na AI. Niyo mpamvu ntabwo wafata ibintu AI guhaye ngo uhite ubitanga, ahubwo urabanza ukumva neza ko yabirendarinze neza, kuko uyu ntabwo ari umuntu, ni igikoresho kigufasha kugira ngo akazi gakorwe neza. Niyo mpamvu rero nanjye ntabwo ngusezerana 100% ko ngusezeranye 100% ko ibintu iraguha biraba ari 100% nta kosa na rimwe ririmo. Ibyo ntabwo bishoboka, kuko n'umuntu ubwo ari umuntu akora amakosa. Niyo mpamvu rero ugomba kugira gute ku verifying. Nureba hano yamajije kubikora, ariko urabona ko credit zagabanutse izo wari ufite, naka kantu kamanukaho. Niko nyine porogaramu yubatse. Hanyuma reka turebe ko ibintu ya translatinze ari byiza. Urabona iyi window ihise ihinduka, hiyongereyeho iyi toolbar, ntabwo yari isanzwe iriho. Hanyuma hazamo n'aya magambo ari no cyo gisubizo cya translation. Reka twumve ko ibyo ya translatinze ari ukuri. It is expected that one of the key topics of discussion between Netanyahu and Trump will be for America, Israel, and Iran to reach a permanent agreement to halt the nuclear weapons program. America and Israel accuse Iran of developing nuclear energy to create nuclear weapons that could threaten their security. And it was on this basis that they launched attacks on Iran in June Mu by'ukuri aya magambo yose maje gusoma nta nikosa ririmo, ni icyongereza cyiza kidafite n'ikibazo na kimwe. Urinze kumanuka ushobora gusanga amakosa urakosora rudukosa duke cyane, ariko icyo nagusezeranyije ni context. Urumva ko ibi bintu ntago biri out of context. Urumva ko ibisobanura nk'uko bigomba kuba bigize gute, nk'uko bigomba kuba bimeze. Urabona rero niba ukora translation uvana mu kinyarwanda cyangwa mu cyongereza, akazi ibigakoze ubundi ukigendera. Ibyo ni ikimwe. Ikindi nshaka kuvugaho n'aka gaturubari kari hano hejuru. Aka gaturubari nakagushiriyeho kugira ngo urumva ishobora kuvuga nk'ibintu ugasanga nk'ikosa rimwe, harimo nk'ikosa ry'ijambo, hari interuro itanditse neza, n'ibindi byose. Icyo rero aka kantu kabereyeho no kugira ngo ube wakora ukosore nyine. Ube wakosora kuko hano hasi hari hano ko exportinga docs cyangwa se document ya Microsoft Word. Urumva ni uburyo bwiza bwo kugufasha kugira ngo ibintu bikorohere. Ntabwo ukeneye gukopia aya magambo, nubwo n'uburyo bwo gukopia nawushizeho. Ntabwo ukeneye gukopia aya magambo ngo kandi hano copy n'ibindi byose ngo hanyuma ujyane muri Microsoft Word n'ibindi byose. No, nabigukoreye ngushyiraho docs, kandi docs zishobora no gufunguka muri Google Docs. So ako kantu mugomba kukanshimira kuko ni akantu keza kazabafasha. Hanyuma rero urumva instead yo kugira ngo ujye guhindura ibintu muri Google Docs cyangwa se muri Microsoft Word, ushobora kubihindura hano kuko iyi ni ya toolbar na none ushobora kwifashisha uhindura ibintu. Hariho aho guhindura font, hari aho font family, aho guhindura font size, aho gushyiraho heading, aho gushyiraho ama list, aho kwandika code wenda byo ntekereza ko itazakenerwa, block wenda block code wenda nabyo ntibizakenerwa, ariko sofa iruzuye ikeneye ifite ibintu byose. Ushobora gushyira in bold, tuvuga urugero, ushobora gushyira amagambo in bold, yes birashoboka. Ushobora kuyagira italic, byose birashoboka. Ushobora kuyacamo umurongo, byose birashoboka. So birahari nabishizeho just kugira ngo bigufashe. Ushobora underlininga, ushobora guhighlightinga, ese bisi byiza, ushobora guhighlightinga amagambo. So ibi byose bibereho kugira ngo bigufashe inyandiko yawe itange imeze neza. Hanyuma niba hari nk'ikosa wabonye naryo ushobora kuza ugasiba ukandika ibyo bintu neza, ariko icyo ngusaba igihe umaze kugira ibintu wandika ugomba gukanda hano save, ugasavinga kugira bijye muri database, kugira ngo inyandiko nuyigaruka uzasanga ibintu byawe bisavinze. Icyo kintu nizere ko ucyumvise neza. Ushobora gukanda save kugira ngo bisavinge, nugaruka usanga ibintu byawe bimeze neza.
aka kantu umaze kugasobanura, aka ni akantu ko kwandika bisanzwe nk'uko umuntu yandika, ubasha gukosora, ubasha kuwandika, dore nshobora gukomeza nkandika. Ibyo ni ibyawe nawe gushyiraho kugira ngo inyandiko yawe ijye ivamo hano itunganyije, uhita uyitanga niba ari akazi uri gukora cyangwa se uyikoresha ibyo ugomba gukora. Ako kantu ni keza. Sawa rero, ubwo reka dukomeze n'izindi translation. Ndashaka gukora indi translation. Reka none tuvane mu zindi ndimi dushira mu Kinyarwanda. Reka dufate Igifaransa. Amagambo ni menshi y'Igifaransa. Reka tuyafate, ni amagambo nakuye mu gitabo cy'iyobokamana. Reka numve icyari cyo. Igifaransa sincyumva neza 100%, ariko harimo ibintu byinshi nzi. Reka nyashyiremo hano, bahita bakubwira credit biratwara n'ibindi byose. Reka noneho nkande translate. Ubwo nshira hehe mu Kinyarwanda. Okay, imaje gutranslatinga icyo mbasha gukora nukuza aka twe tugakuyemo. Icyo mbasha gukora nukuza nka kanda hano. Yes, iri ni isomo rya Bibiliya, katwumve mbese bose si imyuka yikorera itumwa gukorera abazaragwa agakiza. Aya magambo ndayazi mu Baheburayo 14 rwose nukunguku n'ubundi yanditse no mu Kinyarwanda. Bagenzi bacu b'abamarayika. Bagenzi bacu b'abamarayika, good. Urumva ko ibi ni ibintu byiza cyane. Ibi ni ibintu byiza mu buryo utakumva. No compagnon les anges. Yes, ni bagenzi bacu b'abamarayika. Yabikoze neza 100%. Abamarayika bahora iteka bareba mu maso ha Data wo mu ijuru, baba bifuza kugumana nawe, ariko Uwiteka aha buri mumarayika umurimo we wo gukorera iyi si yacu yaguye. Ubufasha buva ku Mana buhabwa abantu. Mu by'ukuri iyi translation niyo waba utumva neza Igifaransa, ariko urumva ko ibi bintu bitari out of context, ahubwo ibi bintu biri in context. Kandi ikindi, les anges qui continueront voir la face du Père dans le ciel préféreraient rester auprès de lui. Ntimunseke, ntabwo Igifaransa cyanjye ari cyiza, ariko ntekereza yuko aya magambo ari accurate. Nkuko nababwiye rero, ntabwo haburamo amakosa. Ubu usomye ibintu byose ushobora kugira ahantu kumva ntabwo ijambo yarikoze neza pe, birashoboka, ariko context yo ikaba ariyo. Hanyuma ugasigara avuga uti iri jambo reka nshaka ukuntu ryandika. Ikindi ngiye mpita nkora nk'iyo ari inyandiko nk'ingiyi, ndaza ngogera nkayiformatinga nkuko hano yari imeze. Niba ari amaparagraph nkagenda ndebaho amaparagraph agiye yarangiriye, nkayiformatinga neza. Ubundi narangiza amagambo ntakeneye gutranslatinga nkayakuraho, ubundi naza nka saving. Nk'ubu maje kugira ama edits nkora, hari ibintu neditinze, ama text nashize, nayagize board, amagambo nayagize board. Aya ngaya nshobora kuyagira gutya, nshobora kugira gutya. Yes, nshobora kuyagira italic. Okay, narangiza nkakora iki, nkaza nka saving. Ariko niba ushaka guhinyuza ukabuza Igifaransa, soma aya magambo umbwire, usome ibiri hano. Niyo wasoma aka gace konyine kugira ngo wumve ko ibintu ari ukuri, ko bitranslatinze neza nkuko wabitranslatinga, soma aya magambo ari hano, hanyuma usome n'aya ngaya. Urubuze gusanga ku kigero cya 95% ibintu byose ari ukuri, ari amagambo ari nk'ijambo rimwe urakosora, ari nk'interuro itanditse neza urakosora. Ubwo ugasanga igukishije imiruho wari kuruha, kuko kugira ngo translating aya magambo byari kugusaba umwanya ndetse n'imbaraga. Ibyo rero, iki ni Igifaransa, reka tujye ku rundi rurimi. Reka dukore indi translation. Reka noneho tuvane mu Kidage dushyira hehe mu Kinyarwanda. Turaza hano duhitemo German, hanyuma okay, dushyiremo hano, hanyuma dutranslatinga mu Kinyarwanda. Yes, ntabwo nzi Ikidage pe, habe n'ijambo na rimwe, ariko reka numve ko aya magambo duhaye yumvikana. Reka twumve ko yumvikana.
igihe azasohoka mu buturo bwera, umwijima uzatwikira abatuye isi. Muri icyo gihe giteye ubwoba, abakiranutsi bazabaho imbere y'Imana yera nta muhuza bafite. Imbaraga kugeza icyo gihe yacumiraga abanyabyaha, yakumiraga. Okay. Urumva nk'aha ngaho isi ubonamo ikosa, sibyo? Ntabwo ari yacumiraga, ahubwo ni yakumiraga. Abanyabyaha izaba yavanyweho, maze Satani ategeke nta nkomyi abanze kwihana rwose. Mu by'ukuri reba nk'amagambo yose dusomye, ariko dukosoye akantu kamwe, akanyuguti kamwe gusa. Nimutekereze. Just think about it. Mubitekerezeho. Urebe umwanya wari kumara translating amagambo, urebe n'ukuntu isi yaguha mu Kinyarwanda cyiza. Kwihangana kw'Imana kuzaba kurangiye, ibintu byose bikoze neza. Urasanga ko amakosa ari make cyane, ndetse ahubwo ushobora gusanga nta n'irindi kosa ririmo. Reka tuzane urundi rurimi. Ubwo niba hari icyo nkosoye, reka nsevinge. Ni ukugira ngo mumenyere ko mugomba gusevinga. Ndabona credit hano ziri gushyira, ariko reka nzana andi magambo. Kuvana mu Cyongereza dushyira mu Kinyarwanda, aho ntekereza ko mwumva ko biruze kugenda neza. Reka dufate urundi rurimi rukomplitse, reka dufate nk'iki Spanish, reka dufate Portugal. Kandi tuze gufata amagambo menshi, reka dufate nk'izi nteruro kugeza hano. Aya ngaya. Kucyo dushaka kumva ni ukumva ko iri kubitranslatinga neza, nta kindi. Aya magambo dushiremo ubwo tugiye kuvana mu Giportugal, ugomba kubyibuka. Giportugal, Portuguese to Kinyarwanda twagiye. Yes. Reka noneho twumve Igiportugal habe n'akantu na kamwe nzi. Reka numve ko aya magambo mu by'ukuri yaba afite meaning. Dutumbiriye Yesu, we watangije ukwizera akanagusohoza. We wihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byari bimushizwe imbere. Ntiyita ku isoni zawo, none yicaye iburyo bw'intebe y'ubwami y'Imana. Aya magambo urumva iri ni isomo, iri translate nzi uko ushaka, ariko niko n'ubundi rimeze, ariko si 100% kuko abakoze translation y'Ikinyarwanda nyine ya Bibiliya bafite ukundi kuntu babyanditse kujye kumera nkuko, ariko bitari 100%. Muri make ku masomo nakubwira ngo ujye uhita ujya muri Bibiliya ufate uko yanditse muri Bibiliya, ntufate translation kuko hari amagambo already arahari, ntabwo bisaba ko uya translating. Ariko none reka twumva andi magambo. Umusaraba uvuga iby'ubugingo, ntabwo uvuga iby'urupfu. Kuwizera Yesu, nimwakire neza iyo mirasire y'igiciro itanga ubugingo irabagirana iturutse ku musaraba w'Ikaruvari. Murambura amaboko mushaka umugisha, mwizere uwo mugisha. None se ibi bintu n'ukuri. Ibi bintu bitranslatinze neza, nawe ni kwa bitranslating kuko bifite context, ntabwo uri kumva ko ari ibintu biri out of context, kandi bikoze neza. Ikinyarwanda cyiza kitafite amakosa, ibintu nk'ibyo. Ntimukagendere mu gicucu cy'umusaraba, ntimukagaragaze amarira, imiborogo n'agahinda, ahubwo mutere imitima yanyu umwete wo kugira ibyiringiro n'ibyishimo. Umusaraba werekeza hejuru ku Mukiza muzima, ari we murengezi wacu kandi kandi abavuganira. Yes, mu by'ukuri amagambo ntabwo ndabyumva. Ibi sinashobora kuba nabyumva n'ijambo na rimwe, ariko hano nta nikosa na rimwe ndi kumva. Wenda umuntu wumva Portuguese ashobora kumva hari ukuntu hari ibintu bimwe hano itasobanuye 100% neza nk'uko umuntu yabisobanura. Ibyo nibyo navuze hano ko ushobora kubikosora, ariko sofa ibi bintu ni byiza cyane. Reka saving, reka dufate wenda na Spanish ndetse n'igishinwa, nta kibazo. Reka dufate amagambo ari Spanish, reka dufate amagambo make. Reka mfate wenda guhera hano kugeza aho. Copy. Twibuke ko new translation, twibuke ko tugiye kuvana muri Spanish dushyira mu Kinyarwanda. Twagiye. Yes. Umusaraba ubwira ubugingo bwizera Yesu ibyerekeye ubugingo, ntabwo ari urupfu. Nimwakire neza imirasire y'igiciro itanga ubugingo imurika iturutse ku musaraba w'Ikaruvari. Muharanire kugera ku mugisha, mwizere kugira ngo
mu buhabwe. Yes, aya magambo arasobanutse, ariko wenda icyo mvuga, umusaraba ubwira ubugingo bwizera Yesu. Ahantu iri jambo bavuze ngo ni ubugingo, akenshi babanditse ngo ni soul. Soul rero mu kinyarwanda twe tuyitranslatinga nk'umuntu, ntabwo tuvuga ngo ubugingo, ahubwo turavuga ngo umusaraba ubwira umuntu, ubwo rero tuvuga ngo wizera. Yes, ayo niyo makosa make ushobora guhindura. Urumva nk'aha ngaha urabye hari handitse so, kandi so tuyitranslatinga twe mu kinyarwanda ngo umuntu. Niyo mpamvu ayo makosa niyo ugomba gukosora nk'ayo ngayo. Nimwakire neza imirasire y'igiciro itanga ubugingo. Aya magambo translatinze neza. Ntimukagendere mu gicucu cy'umusaraba, ntimukagerageze, ntimukagaragaze amarira, gutaka n'agahinda, ahubwo muremeshe imitima yanyu kugira ibyiringiro n'ibyishimo. Urumva hano ahubwo muremeshe, hano urumva ko iri jambo ko byagenda kose ritranslatinze nabi. Ahubwo wavuga uti ahubwo mutere imitima yanyu kugira ibyiringiro n'ibyishimo. Yes, izi nizo aya niyo makosa navuga ko umuntu ashobora gukosora make cyane. Context 100% accurate, ariko ku magambo ho ubushobora kugenda ugira amagambo ukosora. Rero iyo urangije urasevinga, ibyo bikaba birabaye. Reka dukore translation ya nyuma, hanyuma tube dusoje. Translation ya nyuma ni Igishinwa. Aya magambo nayo nayiyobokamana, mwanya ko ndi gukoresha iyobokamana, reka nyashiremo numve. Tuze hano Chinese, tuhitemo Chinese, tuyashyiremo hano, nizere ko mfite credit zihagije. Ariko Igishinwa nkuko mubibona, Igishinwa ntekereza ko bizasaba kugitekerezaho neza, kuko urabona Igishinwa bakibara nk'interuro imwe bakibara nk'interuro imwe. Aya magambo yose bayabara nk'interuro imwe. Ndibuze kugira ibyo nkosora muri programming, kugira ngo control Z, kugira ngo nyine ikibara amagambo sinzi ukuntu Igishinwa nyine cyandikwa, muranyihanganira, ariko hano urabona iri bibara nk'interuro imwe. Ariko reka tuyitranslating so far. Yes, sorry, navuga ngo nk'interuro imwe ahubwo nk'ijambo rimwe, kuko urabona irava ngo one out of what words. Urumva ibi byose yabibaze nk'ijambo rimwe, ari nayo mpamvu ubona na hano izina ryawe rirerire. Ariko reka twumve ko ibintu bisobanutse. Wahoze utanga ubutunzi bwawe ubyishimiye, ariko wowe ubwawe ntiwitanga. Ntiwigeze wumva ko ukeneye kwitanga ibitambo bigusaba umuruho. Okay, nibyo ngende navuga wakosora. Urana ngo ntabwo wigeze ubona ko ukeneye kwitanga, cyase ntabwo ari kwitanga, ahubwo gutanga ibitambo bigusaba umuruho. Kandi ntiwashakaga gukorera Imana imirimo iyo ari yo yose isuzuguritse. Imana izakomeza kukugeza muri ibyo bihe kugeza igihe uzatsindira ikigeragezo cyayo. Hano ubwo nawe ugatsigamo umwanya, ufite umutima wicishije bugufi n'ubushake bugandutse. None se mumbwire, just tell me, ibi bintu ntabwo bisobanutse neza, ariko sa wumvamo nta kosa na rimwe. Iyi rero niyo tool ya translation nubatse ngamije kugira ngo mfashe abantu. Sofa icyo mbonye ndibuze gukosora hano ni uburyo bwo kurendaringa aya magambo y'Igishinwa, kuko urabona iyafata nk'ijambo rimwe kandi urabona ni amagambo menshi. So nzakora research menye ukuntu Igishinwa cyandikwa, menye n'ukuntu babara amagambo yabyo, kugira ngo nabyo bijye bibarendad neza hano, bityo mbone nuko mbara credit, kuko ubwo urebye hano amagambo yose washyiramo hano babara credit imwe kandi ari amagambo menshi. Ariko ntekereza ko demonstration yanjye yari isobanutse, ibintu byose biragaragara, birumvikana. Ntekereza ko mubasha kubona uburyo iyi tool ikora neza. Hanyuma ibindi wenda ntakubwiye biri hano, nuko uko ugenda ushyiraho translations, hano hajya translations eshanu gusa. Izindi translation ukanda hano kuri view all, ukazibona hano. Urabona rya zina ryabaye rirerire, ariko uraza ukazibona hano, hanyuma ukagenda ukaba ushyira addition, ushyiraho hano ndaribuze kongeraho rename kugira ngo bana renaming, ariko ushobora gukora view ndetse ushobora no kudeleting. You can delete, babanza kukwaza niba uri sure, hanyuma ukemeza cancel. Niba nshaka kudeleting wenda katuvuge nk'iyi translation y'Igishinwa,
reka nyisibe, ndakanda hano delete, yes, confirm. Okay, bahise bangarura hano kandi urabona ko yamaje kugenda. Rero hano bagushyiraho recent translations, izindi translations ugakanda hano ukazibona. Rero iyo niyo demonstration yanjye, kandi application ntekereza ko ubashije kubona ukuntu ikora. Hanyuma next time nujya gukora translation ntuzavunike, uzibuke ko turu nk'iyi iriho kwishyura ni credit, ni amafaranga makeya. Wabonye yuko ubasha kuri credit nk'ibihumbi 5 ushobora kutranslatinga inyandiko nyinshi, amapaje menshi cyane. Credit 5,000 kuko tubara 0.75. Sinzi niba wabibonye hano kuri pricing, tubara 0.75 ku ijambo. Urwo ruvango niba ufite credit 5,000, kanshaka calculator, nuvango niba ufite credit 5,000 urafata 5,000 ugabanye 0.75, nuvango ubasha gutranslatinga amagambo 6,660 ku 5,000. Aya magambo ro ni menshi cyane, ni nka page, ushobora usanga ni nka page nk'eshanu cyangwa se 10, eshanu wenda nka page nk'eshanu ku mafaranga 5,000. Ariko icyo nshaka kugira ngo wumve, just imagine, ese iyo nyandiko wari buze kuyitranslatinga mu gihe kingana iki, wari buze kuvunika bingana iki. Hanyuma wibaze niba kwishyura ayo mafaranga ari ukuguhenda cyangwa se ari ibintu biri sawa. Rero nizere yuko ibi ngibi bisobanutse. Imana ibaha umugisha.